bitinda none ibyo bikosa ubushiraho ibyiki amani nta genda postinga cyane bro ndapostinga cyane so ni habura hari nko imagine nk'ubwo postinga nka Jackie rero Jackie ari ukuntu postinga imoko ikaba twagiye okay twakomeje kandi Jackie utamupostinze ntabwo ukiri induruze muri DM ngo urabona ngo ibintu wandira arubwo mpamagara arimo ararira Mwana nawe mu Rwanda rwose rurantereranye ngo nawe urantereranye ngo nurapostinga ngo nakwohereza amafoto ntugati Jackie noneho ndapfuye nagaye basi reka nshireho nibura Instagram inkubite strike nta kundi okay ubwo muri iryo joro twari turi kuganira nyine ubuzima yaciyemo mu Bugande cyagihe bwa mbere ava dutandukana nyine yagezeyo bigenda bite kuko ntabwo twajyaga tubona umwanya wo kwibazanya kubera mente yabaga ari makeya twajya tubazanya uburyo ameze muri ako kanya atangira kunsi ukuntu byagenze n'ukuntu ubuzima bwaje kumugora urimo urubaka store kugira ngo turangiranize ku bukwe n'abantu ukuntu baguma bavuga ko wakoze ubukwe bw'amafaranga yego twagiye ubwo arambaza ati se ntabwo wanciye inyuma oya ntabwo kwemerera umugore wawe ko wamukiye inyuma niyo yasinze ibintu nari ndimo narisaze uyu ninde uyu ya ukwiye nuko dukora sibyo ko ntabwo nubikora ngiye mubwiye ni bya kigabo mugabo ku wundi mbashima cyane kumva ko wakesheje uwundi mukobwa agaciro we wakamuhesheje niyo waba wari ahita avuga ati atu nubwo baryamanye nacyo ntacyo bagikunda ko bakihakanye se urumva ariko iyo wemeye ngo urimo uravugisha ukuri nakunda komeza story ndaza kubikubwira nyine ntacyo uzi iyo nza kuba utabimubwira akabyumva ahandi ntabwo mba ndi kumwe n'umugore wanjye naricaye tukumva ngo naricaye hariho umusego ntambitekerezaho ndavuga se koko umugore wanjye abimenye akanya nicyo kintu cya mbere ninya ku isi ya rure nicyo kintu cyane yari ubwoba nyine kuruta nuko nahora n'intare oya kirasetse ikintu cya mbere utinya ku isi nuko umugore wawe wakwanga wapfuta nukuri nanjye umunsi nabonye umugore kira nzamukunda uko ukuri kw'Imana bituma biguha n'amahoro by the way gukunda umugore cyane bituma ugira amahoro ubundi kera nari nzi ko kugara kumva ko umugore agomba kukwiruka inyuma ari ibintu bya danje ariko naje gusanga ari ubugoryi aya nanjye ndashaka gukunda umugore ko mukunda nanjye mpure n'intare
ariko umugore wanjye atanyenze aha twagiye ugenda kumubwira ko wamuciye inyuma ariko byabaye intambara noneho arambaza ngo yemera ndabetse bashegeka mbanze mubwire ndakubeshye umbeshye iki ngubeshye ko naguciye inyuma ubushaze ko wabikoze se narabikoze niki cyaguteye kunca inyuma rero yaraje ngo ni nande numbwiye ko wambwiye ko ari inshuti nawe nayo nawe ni irindi kosa ari inshuti naryo yabwo waba wameje wa mugani w'abarundi ntago nabikora iryo kosa ry'inshuti ubwo ndamuyanira ngiye kubloka umundi muntu ugiye kubloka uwundi muntu ari uvuze ngo that girl is tired wagira ngo arabizi neza ko ari tired oya no zaramuhora iki nimba ari gwari kubona kubera cyo avuga umugore wawe ko arushe kandi ari kumwe nawe iwe ndamubrotse oya uyu mukupa nje nanga abantu bashanuka wowe yagiye turi muri love story ibi bintu byose biri hano n'urukundo aba yagiye kera hano kwa Dumba barakinira aha ni wawe ubu mubwiye njyewe ubundi urabizi ko abantu ni ikintu cyo umuntu adashobora kukubwira ariko hari ikintu mujya mwibeshya icyo kintu uramutse ugize umwaka umugore wakamenya ko wagikoze utarakimwibwiriye niko guhita mutandukana njye naravuze ni iki nicyo gihe cyo kumubwira nyine ko byabaye bikava mu nzira nimba ari ukomeza kubana nanjye tukabana nimba ari ugenda akagenda nkamenya ngo nta mugore mfite cyangwa se nyine ngiye kwisubiraho ariko nanjye biba pe narabyicuje ibyo bintu byarangwaje duse nakubeshya arangije arambaza ni nande ntabwo muzi wabitewe n'iki rero iki cyatumye umuca inyuma tufungira ngaho story tuzakore part 2 cyangwa niko bishaka ibyo mushaka dushaka gukora part 2 nabyo nta kibazo nje muzafite bitosora ko nandi ufite bitosora okay reka nkwereke tuzagaruke ni ukuvuga ko icyo dushaka kugeraho abantu reka maze babwire icyo dushaka kugeraho kugira ngo no muri part 2 bazagaruke niba tubona turi hano Killerman na Dumba na Shamsa bamenye icyo ikizaba kituzanye turashaka kugira ngo twubake story ku magabo bari baravuga ko Killerman yasesaguye kugira ngo twumve impamvu ashobora kuba yarasesaguye za miliyoni zose avuga akazita kandi Killerman ubundi dusabwe tuzi impamvu uzi kamwereke kubaha abantu twatangiranye ntago abantu bigeze batirimuka ngo bageze muri 600 bahoze muri 800 900 igihumbi 900 uvuze ko nyine baduhaye umwanya ngo tubaganirize sibyo ubwo reka dukomeza story nyine ko nundi baracyari buriya nitubona batangiye gutirimuka turata tubona nyine ko story yarambiranye tugire oya ntabwo sibyo iyi story ntabwo yarambiranye ibyo kereka Shamsa atayirimo ari bya bindi byawe uzana hari ubwo njya ngusanga hano uri ku karayivu nanuza nkakareba nk'abataka nigendere story irimo Shamsa urayizi story irimo Shamsa urayizi wowe twakomeye Shamsa umwemereye ko wasambaye wamukiye inyuma mama w'umwana wawe ari Uganda twagiye ubwo arambaza wabitewe n'iki nifashe imyaka 2 none urabona ngiye comment zibaye off nta kibazo
ko biri bumbangamira kuvuga nabona comment ariko twagiye ntacyo data nabonye nkunda comment iki byose noneho muri karitsiye urabona utabona nsigana nazanye inda basigaye basize borazanye inda icyo gihe nari umusore uri fit nyine ndakubona noneho aba baby bafite arukuntu kera uzi ko iyo ball ikora ntara kugurira ngabe ati nyenye ngo bitatu zamuka no dufatanya akaboko warombe bakabiza kwano kwita banda manutse no nabandi ba baby babure karitsiye ubwo kugutereta wabona mwese mutinya namwe mutinya baba baby borinde wo kungatira